nibwo mpise mfata telefone mpamagara Ndahiro Valence papi, ndabwira papi ni ya papi yanjye mwana ni kabisa gishobora kuba birangiye ubwo twitanaga amapapa abantu bari babizi. Nabayeho nk'imfubyi muri uyu mujyi, umuvandimwe nari mfite ni Chantal. Nabayeho mbabaye, umuntu wamazaga ni Chantal. Mbuze inshuti, mbuze buri kimwe. Yavutse mu 1986 avukira mu kagari ka Gakoni, umurenge wa Kiramuruzi, mu cyahoze cyitwa Murambo ubu ni Gatsibo. Ise yitwa Munyaneza Eric, nyina ni Mukamurenzi Serafine. Noneho akaba asize abana babiri, harimo uwitwa Shafi, uwitwa Shafi Manzi niwe muhungu mukuru, umutoya yitwa Teta. Nakubyara Chantal, umwana wanjye ngo ntabuvuga neza amababari. Uko yabyirutse nk'abandi bana. Umwana wanjye ariga, aze kugera mu mwaka wa 5, mbese arakomeza ariga arangiza wa 6. Nibwo papa wiwe yahise aza aramujyana, aragenda amutangiza mu ishuri i Nyamirambo kwa Kadafi. Arahiga, amaze kuhiga birangije amwimurira i Butare mu kigo cya Biki. Ubwo rero nyuma yabwo aho umuntu atabari ntabwo yamenye uko byagenze. Nyakubyara agaruka kwasi, abakwase noneho hako amakuru nkajya nyabaza nyirakuru, umukecuru byarase, kubera ko ise twabyaranye. Kugeza kuri iyi saha rero jyewe ntabwo mvuga byinshi babivuze, kandi na se wamubyaye yamubyara umugabo nawe Imana imufasha. Yari yabyaye ntabwo yari yabyaye ibitabo, nanjye nyina nabyaye ibyeyi. Ibyo ndabishimira Imana. Icyo rero ngiye kubabwira, uburwayi bwa nyakubyara mu minsi nahaje nsimbura akazungu uriye. Ninjye wahuye n'ibibazo bikomeye n'aba babyeyi, ubu ndabashimira cyane. Ashimira n'abaturanyi, n'ingo twari dukodeshamo bakabyuka bakaza kudusuhuza, yaramutse ate intaraho. Ariko twimutse aho twari turi ku itariki ya 1 y'ukwa 8, turaza aho twimukiye. Noneho umwana wanjye akajyanwa jibu umunsi umwe wa 15. Nkageraho nayamwiba, ntayamazi arakwica, ati wampaye amazi ko ariyo nshaka. Kakagira nubwo sanga yakambakambye, ubwo ntabwo yari akiryama ku gitanda, ni matura twaramburaga kugira ngo yafataga gahunda naza ngasanga aryamye gutya. Ubwo nkongera nkegura nkasubiza hariya, nkakurura amaguru, dore ko namubashaga, nakurura amaguru akaba avuye akamurushya. Narakubiswe, ndakubitwa, twajya dutunguka njye n'uyu mwana Shafi akatuvuma. Mugende simba shaka, inise nutadushaka urashaka ndi. Nyakubyara muri ibyo birangije wa 4 nk'uko Mama Prince yabibabwiye, naje gusengera muri urusengero.
avuga indirekanye musige mu nzu ufunge njye gusenga. Naraje ndasenga, ngira ibihe byiza byo gusenga. Rangije gusenga, amapresi turataha, arataha nanjye ndataha, dore Kigali nari maze kuyimenya. Ndagenda ngeze mu rugo nsanga nyirarume Murenzi, nsanga yicaye ku buriri n'undi mudamu. Noneho bamweguye aricaye. Noneho yandeba nkaba ari byo ugira ubwoba, nkumva arandi. Turaryamisha, bigejeje nijoro nko mu masaa 4. Ngiye kumva numva ijwi rivuze ngo ma, ngo byuka unsengere. Noneho ayongeye gusubizaho kuvuga biramunanira, ariko mba nabyumvise. Ndabyuka mufataho ndasenga. Arangije arambwira ngo mwakoze, avugira mu gihanga. Ubwo rero bwaragiye kuwa gatanu, ngo bigeze saa 12 z'umugoroba, ariko ubwo yari yiriwe mu buriri akareba, ari ugukanura gusa. Nanjye ariko nk'umubyeyi, ntabwo nshaje cyane ariko ndakuze, ntabwo nayoberwa ubwenge nk'umuntu utari buzima. Noneho saa 12 haba ubujojo bahaza imvura. Ya mvura iragwa, noneho tugera n'aho amazu yuzura. Ndiyambura njya mu mazi, ngira uwo mwana dufata amasafuriya, dufata amabase, tudaha amazi ngo ya amazi atirukira mu cyumba, wagenda mu mirishe ngeri kandi ntawe uri. Ndara mvoma amazi, nagejeje saa 11 za mu gitondo kwa gatandatu. Ariko muri iyo minsi ntituryame, umwana akambwira ati reka ducomeke televiziyo turare tuyireba. Tukarara tureba televiziyo. No guteka, wenda bahaje hari ibyo babonye mu rugo, ntabwo twari tukirya. N'igikoma nari naratetse nakimenyejwe, naribagiwe ko nagitetse. Nkomeza gukora mbese mu nzu dukora isuku. Noneho agatima kajyayo, kagiyeyo ndajabuka nyine ndagenda ndorosura ndareba. Ndebye nsanga hano haje gutya, nsanga umuntu wagiye gutya, amaso arakanuye. Rero mana umfashe unkomeze. Muri Kigali ntahatarwanure, dore ko n'amajwi yavuze ngo nzataha ndi umusazi, ariko nzataha ndi muzima. N'ubu nizeye ko ndi muzima. Mfite abandi bana mu gihe Imana ikibandagiriye, nabo sinamenya ko mbafite, keretse Imana yo mu ijuru. Ubwo rero nyakubyara ntiyanduhije pe, ngo atukuboko atukuguru azunguza umutwe, oya. Nyakubyara yarasinziriye, nk'uko umukozi w'Imana yatubwiye ngo arasinziriye. Arasinziriye mwana wanjye, asinzira gutyo. Umwuzukuru wanjye Shafi nawe tukaba turimo gukoropa, tuvoma ibyo biziba. Noneho sinzi ukuntu nagiye hanze guhamagara mama Presi. Ngarutse nsanga uyu nguyu yataye itorosho, nawe yirutse yagiye kureba nyina. Noneho ndi Shafi ntuvuye, ariko nawe nabimuhishe ngo mbanze mbibwira abantu bakuru baze baturebere. Shafi arambwira ati ati ko mbonye mama hari ibintu byaje gutya ku munwa we, ati ho mama ntiyapfuye. Ntiwoya, ni Shafi ni ntabwo arapfa, nigenda ukore wumve ko adashyushye. Oya, ati oya, ati kaka we ati yapfuye ari rugo.
nanjye numva bigiye kuza, ariko mbwira Imana, Mana ni wowe ukomeza nkomeza. Ariko subiye inyuma gato, umuramukazi wanjye bita Mani nawe ntako atagize, yabashije kubwira imiryango ya nyakubya Chantal yo kwasi hano, nabo ndabashimiye kuza kumfata mu mugongo. Chantal yabanje gufatwa abura amacandwe, akambwira ngo afite inyota nyinshi, biza gukurikiraho aburijwe kuvuga bikamunanira, biza gukurikiraho agira ubushyuhe bwinshi, biza gukurikiraho afatwa amaguru, nkamubwira pampe wese tukajya kwa muganga, akambwira ati pe iniga ntabwo twajya kwa muganga kubera ko twebwe tumeze nk'ibimasa by'amafurashi tuzi guhiga, ntabwo twajya kwa muganga, ndakomeye nimba nkomeye ejo nzaba nakize. Ugeze aho arampamagara, mfata umushuti wanjye wundi tujya kumureba, ndamubwira ko wambabariye kuwa mbere tukajya kwa muganga. Arambwira ati wapi, nta gahunda afite, ati wamenye gushaka amafaranga, agiye gushaka amafaranga, n'inkenera icyo kunywa nzakugura inyohereza amafaranga. Ubwo hacaho umunsi wa mbere, uwa kabiri araremba, yagize amahirwe yagira abaturanyi beza, kuko mu bigaragara nta wundi muryango wa Chantal nigeze mbona cyane, yari afite abaturanyi n'inshuti. Ubwo umunsi yarembye, abaturanyi be baramufashe bamujyana kwa muganga ku gakirinike kari hano haruguru. Bamugejejeyo, muganga aramwakira, amaze kumwakira biba ngombwa ko Chantal afata telefone arampamagara ngo ati yewe natsinzwe, noneho nagiye kwa muganga, mperereye kuri kirinike hano haruguru. Ndavuga okay sawa, nanjye reka nsoza akazi ndaje, kugira ngo ni ibintu nyine biraho nk'uko bisanzwe. Hamaze umwanya nk'iminota 30 numva arampamagaye ati kuri kirinike ntubukije banyimuriye ku bitaro Nyarugenge. Ku bitaro Nyarugenge ubwo nyine yajyanye nabo bavandimwe b'abaturanyi, turahagera, tuhageze bamukorera ibizamini byose bibaho. Natunguwe nuko muganga yampamagaye arambwira ati mu by'ukuri mubaze ko ari we nyakubya ari kuvuga ngo umube hafi mupfana iki. Ndamubwira ntacyo dupfana, gusa ni inshuti, ubyumve ko ndi inshuti, ni nayo mpamvu ndi hano. Muganga yitse imitima, arangije arambwira ati umuntu wawe nta ndwara n'imwe afite, usibye ko nta n'amaraso n'igitonyanga afite mu mubiri we. Arambwira ati uri tayari, uri umuryango we uramusinyira bamutera amaraso? Ndamubwira yamugana tayari. Ubwo ndamusinyira, mfatikanyije n'abandi bamuzanye kwa muganga. Ndashimira Jerimene, umubyeyi twa Jerimene uri hano, yaratwite inda igera mu menyo. Gusa ikibabaje nuko nawe kubera kwiruka, kubera guhangayika duhangayikiye Chantal, nawe yagize kugira ikibazo aburira mu mwana yandi yaratwite ivamo. Hashize iminsi 3 baratubwira ngo umurwayi wanyu ntacyo tumuvura hano kuko ntacyo turi kubona arwaye, mumufate mumusubize mu rugo. Ubwo hari murumuna we Kazungu wari umurwaje, tubwira Kazungu tegura mu rugo tugiye kumucyura. Gusa hari ikintu cyambabaje, Chantal yagiraga inshuti nyinshi, yari afite aniveriseri agatumira, yari afite amafaranga akagurira abantu bakishima. Ako ndabyibuka kubera ko nari muri ko ntafite ubushobozi bwo kwinyagambura, nahamagaye umuntu w'inshuti wishoboye, ndabwira ati nta kintu ari kurya, nyagurira potaje. Nangije ambwira ngo nta mwanya mfite. Uwo muntu Imana ikubabarire kuko yarambabaje, nanubasaba Imana imbabazi. Kisha nyuma yaho Chantal yakomeje kubaho, aroroherwa, akajya nsanga no mu kazi akansura. Yakundaga akabenzi, nkamutumiza akabenzi akarya, ubundi nkamutegera moto. Rimwe na rimwe nagufungaga hamwe n'umumotari ko yarambwira ngo aratitira agataha.
ariko akankamubaza ese kudakora ko bimeze gute ubayeho gute ati ngiye mfite inshuti zanjye ati mfite inshuti yanjye Kibonke twakoranaga ati ntabwo nshobora kuburara ati mfite inshuti Jumapili ati hari ikibazo mfite ati ubundi nabuze ipampi yanjye Ndimbati icyo gihe Ndimbati yarafunze Ndimbati ndamushimira Kibonke ndamushimira Jumapili ndabashimira mwarakoze hageze ndinjira njya mu cyumba njya kuri bya bigambo byanjye ndavuga ni mwana nimeze utese nshobora kutavuga ndakomeza ndavuga ngiye kureba nsanga umuntu y'ibyekera ndavuga umwana uri kumbesha wowe utambwira ibingibi ko wapfuye utabibwira ndasohokera ibiki ndi kubona mama arambwira ati gutyo ariko ndimo kubibona buri cyo nkora ariko nari nzi abo yakoranye nabo nari nzi inshuti ze gusa umuntu waje mu mutwe ni Siperansiya uriya marengore nibo nagiye muri telefone yanjye ndareba vuba ndamubwira Sipe tuzi n'ikindi Chantal ashobora kuba byarangiye ariko simbizi ntabwo ndi kubihamya nuko ubwo arambwira ati ok ikarume noneho ndaje mwoherereza Kibonke azabarebe ambwiye ko agiye kohereza umuntu w'umugabo numva ngize morali ndikaruma ndambwije rwogera basubirayo mwaze kumva wapitsa ngabaye ubutare biranshaka nibwo mpise mfata telefone mpamagara Ndahiro Valence papi ndabwira papi ni ya pampi yanjye mwana ni kabisa ishobora kuba birangiye ubwo twitanaga amapampa abantu bari babizi papa arambwira ati gitifu banyita gitifu ati gitifu ibintu uri kuvuga ni ukuri ndabwira yes ntabwo ari kuvuga nanyeganyega ati ok ati niba ari uko bimeze noneho reka ngufashe inkuru nyitangaze nuko sinzi ibyo mama yantumye nkomeza kugenda mu kugenda ariko numva nasubira inyuma nkajya kureba ko umuntu akiri muzima gusa Kibonke yarabageze mfite icyizere nk'umuntu w'umugabo ndamutambutsa ndagenda mwikururaho akenda kumbi Kibonke nawe nakabaraga ntabwo yishobora mu munyabwoba arambwira ngo ntabwo ndeba ubwo ndagenda mu ntebe ndicara nakira ko Chantal yapfuye gusa mwabantu nabayeho nk'imfubyi muri uyu mujyi umuvandimwe nari mfite ni Chantal nabayeho mbabaye umuntu wamazaga ni Chantal mbuze inshuti mbuze buri kimwe